afternoon. Igicamunsi cyiza. How was the evangelism? Mbese ivugabutumwa ryagenze gute? Awesome. Byari byiza cyane. Praise the Lord. Ibyo tubishimira Imana. This evening, muri uyu mugoroba we have some solemn things to address. Dufite ibintu by'ingenzi cyane tugiye kuganiraho, kandi mba numva ari inshingano yanjye to get through the subject matter. Kugira ngo tuganire ku bintu byangombwa bitureba. Ndetse twebwe nk'abigisha tubyumva neza yuko icyigisho ubundi kitajya kirangira. There's always more. Haba hari byinshi dukeneye gukomeza kuganira. Uko nguko rero niko bimeze. So wherever we are in the next, ubwo rero ibyo tugiye kuganiraho muri ino saha yose irengaho gatoya nibyo turi buze kuba twagenewe uyu munsi. Turaza kuba dusubikiye aho ngaho, unless someone knocks at midnight, keretse ntihagira ukomanga mu gicuku akavuga yuko akeneye indi mitsima y'abashyitsi. then we will extend the time. Ibyo nibyo byadusaba yuko twakongeraho igihe. Uyu mwanya ngiye kubasaba mu bugwaneza ngo mufatanye nanjye mu isengesho ubwo twitegura guhabwa ijambo riturutse ku Mana. Father in heaven, Data twese uri mu ijuru, uduhe gukomeza gukora ibihuje n'ubushake bwawe. Tumaze iminsi turi mu gikorwa cy'ububyutse cyo gukangura bene data batandukanye. we have returned and None twongeye kuza guteranira imbere yawe, kandi twumvise byinshi biturutse ku bana bawe n'urubyiruko rwawe. Uyu mwanya twongeye kugira mu gihe cyo kwiga Bibiliya, ndetse tugiye kureba ibintu byinshi by'ibanze bitwereka yuko twamaze kongera kugotwa. and the majority of us Kandi benshi muri twebwe twamaze guhinduka abapfapfa ku buryo tutakibasha kumenya uko kuri. Ntituramenya uko dukwiye kubaho ndetse n'uko dukwiye kwitegura ubwo kugotwa kwa kabiri kugiye kongera kuba. we pray that every father Turasenze ngo buri mugabo wese na buri mugore wese ndetse n'undi uwo ari we wese akomeze kwibaza yinira mu mutima we am I ready? ati mbese nditeguye, mbese inzu yanjye nayo iriteguye. Yibaza ati ni gute abana banjye bashobora kwitegura. Uhebura urubyiruko rwose gukanguka, Watchful and babe maso kandi bagire umwete muri kino gihe gisoza amateka y'isi. as we run to and fro in your words, Ubwo tugiye gushakashaka mu ijambo ryawe, reka kumenya duhawe na Kristo kwiyongere, kandi tugushimiye ibyo ugiye gukora ubwo ugiye kutugaburira ibyisumbuyeho, ari wo mugati mushya watunganirijwe mu ijuru. Iryo ni ryo sengesho ryacu mu izina rya Yesu Kristo, amen. this past Kuri uyu munsi wanyu mushize ku isaha 6 hari icyigisho natanze, nyamara ntabwo nari mfite igihe gihagije, and I promised, kandi nabasezeraniye yuko tuzabiganiraho birambuye uyu munsi. and by God's grace I am here to share Ndetse kubw'ubuntu bw'Imana ndi hano kugira ngo tuganire iby'Imana yigishije umutima wanjye. Mbese murabizi inshuti, niba ufite aho kwandika uhategure, kuko bigiye kuba ngombwa ko tugira ibyo twandika, kuko tugiye kureba byinshi bitandukanye mu ijambo ry'Imana uyu munsi. Tugiye kugereranya icyanditswe kimwe n'ikindi cyanditswe, nyamara turi ku ngingo imwe. Ubwo nibwo buryo bwonyine bubasha gutuma tugera ku kuri kwa Bibiliya, nk'uko byanditswe mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya kabiri umurongo wa 13. Ni nako kandi byanditswe muri Yesaya igice cya 28 verse 9, umurongo wa 9 n'uwa 10. comparing scripture with scripture on Ni ukugereranya icyanditswe kimwe n'ikindi cyanditswe mu gihe twiga ku ngingo imwe runaka. Kandi ngiye kwibanda mu minsi ya nyuma ubwo Yesu Kristo yasozaga umurimo we hano ku isi. Benshi mu badukurikira ntabwo bigeze babona urutonde rw'ibyo twari twavuze ko tuzaganiraho nk'uko twari twabibabwiye mwebwe. Ariko icyo ngira ngo mbabwire ni iki ngiki: njyewe nawe ubu ngubu twongeye kugotwa. by Babylon and Gomorrah. Twagoswe na Babuloni ndetse na Gomora. Uko kugotwa kwatangiye ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu 2020, ntabwo kurarangira. But many people believe the siege is over. Ariko benshi bizera yuko kugotwa kwamaze kurangira. Nshuti zanjye, nimusobanukirwa ibyo tugiye kureba uyu munsi, Not. ntabwo muzongera guhunikira. Let's take a look here at Luke chapter 19. Tugiye kureba muri Luka igice cya 19 ku murongo wa 28. Mwahumvise neza, ni muri Luka 19 umurongo wa 28. All right. We are told, my friends, in the book The Desire of Ages, Nshuti zanjye, tubwirwa mu gitabo Uwifuzwa ibihe byose
kuri paje ya 83, that we must spend a thoughtful hour each day ko buri munsi wose dukwiye gufata isaha yihariye igenewe gutekereza ku mibereho ya Yesu Kristo, dusuzuma buri kintu cyose cyo mu buzima bwe twitonze, kandi ngo dukwiye kureka ubwenge bwacu bukibanda cyane ku mibereho ya Kristo, cyane cyane igihe yendaga gusoza umurimo we mu isi. None ubwo ngo ibyo tugomba kwibandaho ni ibiki mu buryo bw'umwihariko? Ni mu gihe cy'imibereho isoza amateka ya Kristo mu isi. Kandi hano muri Luka 19 naho hatujyana mu bihe bya nyuma Kristo ari hano mu isi. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko nitwumvira uwo muburo, ibyanditswe byera bizadusobanukira neza, kandi ntabwo tuzongera guhangayika bitewe n'uko urukundo rwe ruzabyutswa muri twe maze rukadukomeza. Yaranavuze ngo ni mu nkunda mwitondera amategeko yanjye. Ubwo rero dukwiye kuzuzwamwo umwuka wa Kristo, kandi tukamuhanga amaso kugira ngo dushyirweho ikimenyetso, dufite kwicisha bugufi no kwihana kubwo guhanga amaso umusaraba. Muri Luka igice cya 19 umurongo wa 28 kugeza kwa 38, this is what is called the triumphal entry. aha niho havuga ibya Yesu Kristo yinjira muri Yerusalemu nk'umuneshi. Kristo yaje yicaye ku cyana cy'indogobe yinjira muri Yerusalemu, kandi hano hari mu cyumweru cya nyuma cy'umurimo Yesu Kristo yakoreraga mu isi. Ubwo rero ni ibihe bya nyuma ari hano mu isi. Murebe ku murongo wa 41 noneho haranditse ngo ageze hafi abona umurwa arawuririra. Mwite kuri iryo jambo umurwa cyangwa umujyi. Ntabwo handitse ko yabonye icyaro, ahubwo ngo yabonye umurwa arawuririra. Ku murongo wa 42 haranditse ngo Yesu aravuga ati uyu munsi nawe iyo umenye ibyaguhesha amahoro, ariko noneho ngo bihishwe iki? Bihishwa amaso yawe. None nimufate amakaramu yanyu, kuko nshaka ko buri wese azirikana aya magambo avuga ngo kugotwa no gusakizwa. Kugotwa no gusakizwa. Kugotwa bisobanuye kuzenguruka ikintu. Ku murongo wa 43 haranditse ngo kuko iminsi izaza ubwo abanzi bawe bazakubakaho uruzitiro, bazakugota, bazakurinda cyane impande zose. Nimwite kuri iryo jambo ngo abanzi bawe. Mbese abanzi b'Imana muri no minsi y'imperuka ni bande? Bahagarariwe n'ubupapa. Haranditse ngo abanzi bawe bazakubakaho uruzitiro, bazakugota, bazakurinda cyane impande zose. Ndaza kugaruka kuri uyu murongo wa 43, ariko munyemerere nibande ku murongo wa 44 bitewe n'uko ababyeyi n'imiryango muri rusange bakeneye kwitegura. Ku murongo wa 44 haranditse ngo kandi bazagutsembana n'abana bawe batuye muri wowe, ntibazagusigira ibuye rigeretse ku rindi, kuko utamenye igihe wagendererewe. Ibyo birumvikana neza. Iki ngiki nicyo cyateye Yesu Kristo kurira. Abanzi ba Yerusalemu bari bagiye kuyigota mu myaka hafi 40 yari igiye kuza, uturutse igihe yavugiraga aya magambo, kuko hari muri 31 kandi bino byari kuzabaho muri 70. Ubwo byibuze ni hafi mu myaka 40 cyangwa se 39 yari igiye kuza. Yari ababajwe n'uko ubwoko bwe butazaba bwiteguye, nubwo imiburo yari yatanzwe, hagisigaye igihe kinini gihagije cyo kwitegura. Urubyiruko rwasanzwe rutiteguye, abana n'ababyeyi bose nabo basanzwe batiteguye. Noneho tugaruke kuri wa murongo wa 43. Mbese amagambo abiri nababwiye kuzirikana cyane ni ayahe? Ni ukubakwaho uruzitiro ndetse no kugotwa. Mbese hari umuntu uzi icyo ijambo kuzitira risobanuye? Ubu noneho sindi kuvuga gusakizwa. Mbese mu gisirikare kuzitira bisobanuye iki? Nshuti zanjye, kuzitira cyangwa kubaka uruzitiro ni ukugota. Nugera mu rugo ujye mu mashakiro ya Bibiliya, noneho ushakisha ijambo kuzitira ryose nk'uko biboneka muri Bibiliya. Noneho nujye mu nkoranyamagambo isobanura aya magambo ya Bibiliya, uraza gusanga aha hantu handitse ngo uruzitiro, bisobanuye kugota byuzuye. Ubwo rero mu cyumweru cya nyuma Kristo arimo gusoza umurimo we hano mu isi, ikintu yigishije cyane n'iki nshuti zanjye? Yigishije ibyo kubakwaho uruzitiro ndetse no kugotwa. Reka twige tubikuye muri Bibiliya kugira ngo nabo ngabo bataza kubona iyo nkoranyamagambo babone neza yuko ijambo kubakwaho uruzitiro bisobanuye kurindwa cyane, ugoswe n'ingabo ahantu hose. Mu gihe tukireba aha ngaha, tujye mu rwa kabiri rwa Samweli mu gice cya 20. Mbese ngo tugiye hehe?
2 Samuel chapter 20. mu rwa kabiri rwa Samweli mu gice cya 20 murebe cyane ku murongo wa 15. 2 Samuel chapter 20 and look carefully at verse number 15. urwa kabiri rwa Samweli igice cya 20 umurongo wa 15 haranditse ngo baraza bagotera Sheba muri Eberi Betimaka barunda ikirundo ku mudugudu cyegamiye inkike yawo cyo kugenza gute cyo kuririraho ngo byagenze gute baramugose cyane. A trench, besiegement. ubwo rero ingabo zaramuzengurutse impande zose. Thine enemy shall cast a trench ni nka bimwe around Kristo you. yavuze ngo bazakurinda cyane bakubakaho uruzitiro. Go back with me to the book of Luke. dusubiye mu gitabo cya Luka, ntabwo ari muri Luka 19 noneho ahubwo ni muri Luka 21. mbese ngo ni mu kihe gice tugiye? Mu gice cya 21. muraza kubona ko iri jambo kugotwa ari ukuzengurukwa gukomeye. Murebe ku murongo wa 20 w'igice cya 21 cya Luka. Mbese murahari inshuti zanjye? It says, verse 21, verse 20, verse 20. haranditse ngo ubwo muzabona i Yerusalemu, amagambo akurikiraho aravuga ngo iki? Compassed with armies. aravuga ngo igoswe n'ingabo. Ntabwo handitse ngo muzabyibazeho, ahubwo haranditse ngo muzamenye yuko kurimbuka kwaho, mu yandi magambo irangira ry'imbabazi ryaho rigeze ku musozo. Compass, trench. ubwo rero kurindwa cyane cyangwa se kubakaho uruzitiro ni ukugotwa byimazeyo. mbese ibyo ngibyo birumvikana neza? umwe ashobora gukomeza kumbaza ngo mbese kugotwa impande zose bisobanuye iki? We shall see several definitions. turaza kuza kubona ubusobanuro burambuye bwinshi bw'ayo magambo. bwa mbere, kugotwa gusobanuye igihe cy'intambara. ukugotwa ni ibihe by'intambara. I'm going to prove to you. ngiye kubereka uburyo twongeye kwinjira mu kundi kugotwa muri Amerika. turi mu gihe cyo kugotwa kandi ni igihe cy'intambara. tujyane mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 20 turebe ku murongo wa 1. kandi ibi nibibashobokera mu byandike kuko mushobora kubisangiza abandi igihe baba barimo baribaza byinshi, by'umwihariko ku byerekeranye n'ibirimo biraba mu isi. bakaba barimo baribaza ngo mbese ibi byose bisobanuye iki? First Kings. tujye mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 20 murebe ku murongo wa 1. It says, are we there? mbese mwahageze? haranditse ngo And Ben-Hadad bukeye Beni-Hadadi umwami w'i Siriya gathered all ateranya ingabo ze zose. and there were 32 kings with him. yari kumwe n'abandi bami 32 bari bafite amafarashi n'amagare, nuko atera i Samariya arahagota aharwanya mu ntambara. So what is a siege? A time of what, my friend? none ubwoko kugotwa ni iki? ni igihe cy'intambara. ngo ni igihe cy'iki? ni igihe cy'intambara. ibyo ngibyo mubizirikane cyane kubera ko ubwo ari ubusobanuro bwa Bibiliya. Chiefly besieged. kandi ninde wabanje kugota Yerusalemu bwa mbere nyuma y'igihe cy'uko Yesu Kristo yishwe akabambwa akazuka akajya mu ijuru? ubwo ndavuga muri 67. ninde muri icyo gihe wagose Yerusalemu? Rome. ni Roma. Roman Empire. ni ubwami bw'Abaroma. bari bayobowe na Sestius, umugaba w'ingabo z'Abaroma. And which power, kandi n'ubuhe bwami bwazamukiye mu bwami bwa Roma? which is the chief of God's enemies. bukaba ari bwo bwami bwa mbere bwitwa umwanzi w'Imana n'ubwoko bwayo muri no minsi y'imperuka. ubwo ngubwo ni ubupapa. mbese ibyo ngibyo birasobanutse neza? noneho tujye mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 24. tugiye kureba ubundi busobanuro bw'ijambo kugotwa. kugotwa nanone birasobanuye ngo ni igihe ubwami bw'amahanga buje kwigarurira ubutaka bw'ikindi gihugu maze bugashyira abaturage bacyo mu buretwa, bukabakandamiza cyane, bukanabagenzura. icyo gihe nacyo cyitwa igihe cyo kugotwa. 2 Kings. twagiye mu rwa kabiri rw'Abami mu gice cya 24. mbese ngo tugiye hehe? Look at verse number 11. nimurebe ku murongo wa 11. nshuti zanjye ndagira ngo bino mubyitondere cyane. Your eyes are going to be open. amaso yanyu agiye gufunguka cyane kugira ngo mubone neza igihe turimo. yaba batoya n'abakuze mwese nimukanguke. ku murongo wa 11 w'urwa kabiri rw'Abami igice cya 24 haranditse ngo nuko Nebukadinezari umwami wa hehe? umwami w'i Babuloni. iryo jambo naryo Babuloni ni muritindeho cyane. reka twongere dusome. haranditse ngo bukeye Nebukadinezari umwami w'i Babuloni arihagurukira ubwe atera uwo murwa abagaragu be bakiwugose. aho ni Yerusalemu bari bagose. ku murongo wa 12 kiraho haranditse ngo nuko Yehokini umwami w'Abayuda arasohoka yitanga kuri uwo mwami w'i Babuloni, we na nyina n'abahungu be n'ibikomangoma bye n'abatware be. uwo mwami w'i Babuloni mu mwaka wa 8 ari ku ngoma nibwo yafashe Yehoyakini. mbega ibintu bitangaje biteye ubwoba. ubwo rero mu gihe cyo kugotwa i Babuloni niho haba hagenzura ibihugu.
Do you see it? Mbese murabibona neza? It controls. Babuloni niyo yagenzuraga ibyo bihugu byose. Murebe ku murongo wa 13 ukurikiraho. Because I'm going to show you. Ngiye kubereka uburyo ibisa nka kuno kugotwa kwabayeho ari byo birimo birisubiramo bikozwe n'ubupapa n'abajesuite babwo ndetse na Papa Francis. Kandi twatangiye kubona ibidasanzwe nk'ibyo kuva ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu 2020. Mbere yuko njya ku murongo wa 13 wo mu rwa kabiri rw'abami igice cya 24, ndagira ngo twibukiranye kino. Mbese n'ubuhe mwami w'i Babuloni wagose i Yerusalemu n'i Buyuda? Nubuhe bwami? Okay, Babylon. Ni Babuloni. None Babuloni yo muri kino gihe cyacu ni iyihe? Ninde ubwirwa ngo iraguye? Ni no Babuloni ikomeye ariyo bupapa. Ibyo ngibyo murabizi neza. Ubwo rero ibyo Babuloni ya kera yakoraga nibyo Babuloni yo muri kino gihe cyacu igomba kongera gukora nayo. Mbese ibyo ngibyo ntibyumvikana bene data? Tugendeye mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 18 kuva ku murongo wa 10 kugeza kwa 14, nimureke duhuze ibyo ubupapa burimo burakora ndetse n'ibyo bwatangiye gukora kuva mu bihe bishize, uburyo bisa neza n'ibyo Nebukadinezari yakoze ubwo yagotaga i Buyuda. Mujye ku murongo wa 13, haranditse ngo asahura iby'ubutunzi byo mu nzu y'Uwiteka byose n'ibyo mu nzu y'umwami. And if you read on, he brought all those treasures back to Babylon. Look at verse 15. Nimusoma amagambo akurikira muraza gusanga ko bino byose bijyanye i Babuloni. Tugere ku murongo wa 15. Amagambo asoza ku murongo wa 15 haranditse ngo nuko ajyana Yehoyakini i Babuloni n'umugabekazi n'abagore b'umwami n'inkone ze n'abatware b'ibihugu abakura i Yerusalemu abajyana i Babuloni ari imbohe. A siege, the enemy, Babylon, takes control of the ubwo rero mu gihe cyo kugotwa Babuloni bigenzura iby'ubutunzi byose byo mu bihugu byose. Mbese ifaranga ry'ikoranabuhanga rigambiriye iki? Ntabwo nzi neza niba tukirimo turajyana. Mbese ifaranga rimwe ry'ikoranabuhanga ry'isi yose rigambiriye iki? Rigambiriye kugenzura iby'ubutunzi byose. Nagiye nkunda kubereka amagambo atandukanye ari muri video agaragaza aho umuyobozi mukuru w'ikigega mpuzamahanga cy'imari avuga ngo ifaranga ry'ikoranabuhanga ry'ibihugu ukwabyo ntabwo rihagije. Ahubwo ati turashaka yuko ifaranga rimwe ry'isi rihuzwa mu buryo bw'isi yose. Barangije baravuga ngo kandi turashaka yuko ikigo runaka kimwe cyonyine aricyo kigenzura ibyo ngibyo byose. None ubwo turi muki? Turi mu kugotwa. Bari kugenzura ububasha bw'ubukungu bw'ibihugu byose bahereye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bitandukanye by'isi. Ndetse na Papa yavuze yuko ashaka yuko habaho ubundi buryo bushya bw'ubukungu bugenzura ibintu byose nyuma ya kino gihe cya COVID-19. Ubwo rero twaragoswe natwe. Nimurebe hano mu byanditswe byera ibyahishuwe 18, iki ni igice gikomeye cyane. Ndibwira ko twazategura uburyo igihe kimwe twasura ahantu runaka maze tukabwira abahatuye bose guteranira hamwe tukiga ibi ngibi. Kandi tugahuza bino n'umucyo wo kwirinda ndetse no kwambara gukiranuka kwa Yesu Kristo, tukigisha intambwe zo kurokoka. Mbese siko biri? Bitewe n'uko abantu benshi barimo baribaza ibiri kuba ariko bakaba batabisobanukiwe neza. Dukwiye kubabwira yuko turi kugotwa. Nimurebe hano noneho mu byesho 18, ni igice muzi cyane kuva ku murongo wa 10 kugeza kwa 14. Havugamo ibya Babuloni ndetse n'iby'abatunzi bo mu isi. Kandi mu buryo busobanutse neza havugamo yuko Babuloni igenzura iby'ubutunzi byose byo mu isi, ngo igenzura ibintu byose by'igiciro. Ikindi kandi bavuzemo yuko Babuloni igenzura kandi ishyiramo uburetwa n'ubugingo bw'abantu bwabwo. None ubwo turi muki? Turi mu gihe cyo kugotwa. Kandi kino nacyo ni mu kizirikane. Iyo abantu bari mu gihe cyo kugotwa bamburwa umudendezo wabo. Icyo mvuze ni uko igihe igihugu kiri kugotwa abantu bamburwa umudendezo wabo. Mbese byagenze bite ku mwami Yehoyakini mu rwa kabiri rw'abami igice cya 24? Ntabwo yari agishobora gutura mu gihugu cy'i Buyuda, ahubwo yajyanywe i Babuloni. None ubwo byagenze bite ku burenganzira bwe? Kandi byagenze bite ku burenganzira bw'umugore we n'uburenganzira bw'abana be ndetse n'ubw'abatware be bose? Nta mudendezo bari bagifite habe namba. Bari munsi y'amategeko y'i Babuloni gusa. Byagenze bite mu gihe cy'icyorezo? Byagenze bite ku mudendezo wacu? Nta mahitamo yo ku giti cyacu twari tugifite. Umudendezo wawe warakumiriwe kandi unakurwaho. Ubwo rero twamaze kwinjira mu gihe cyo kugotwa.
kandi umubare munini cyane w'abatuye isi ntabwo bazi ibyo ngibyo. None ninde ugomba kubakangura? Icyo muze kugisubiza. Nimurebe hano, aba ni abanzi b'Imana, kandi rino ni itorero ryaguye, aribwo bubasha bw'abajezuite, ari nabwo bugenzura abatuye isi bose. Mu gitabo Intambara Ikomeye paje 564 bagaragajemo yuko ubupapa burwanya cyane ibijyanye n'umudendezo byose nk'ibiboneka mu itegeko nshinga rya Amerika n'iry'ibindi bihugu bitandukanye by'isi. Ibi ngibi biragaragara neza. Nimunkurikire kuko tugiye kwiga twitonze cyane. Muze kwita kuri buri kintu cyose kuko nzajya ngenda nanababaza. Ubwo rero muze kuzirikana buri kintu cyose. Tugiye muri Yeremiya igice cya 52. Ngiye kubabwira ubundi busobanuro. Mu gihe cyo kugotwa haba hari ubuke bw'ibiribwa n'ubw'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Mu gihe cyo kugotwa, ubwo ndavuga kugotwa kuvugwa na Bibiliya, haba hari ikibazo gikomeye cyane cy'amakuba yo kubura ibiribwa. Ibyo ngibyo biri muri Bibiliya mu gitabo Ibihamya by'Itorero, volume ya 4, paje 499, handitse gutyo, muze kubireba. Kandi ibyo bihuje n'ibiri muri Yeremiya. Rero ijambo ry'Imana ririsobanura ubwaryo, kandi ribasha kumvikana neza iyo ufashe icyanditswe kimwe ukakigereranya n'ikindi igihe uri kwiga ingingo runaka. Nubikora utyo uzajya ubona ubwiza ndetse no kuzuzanya kw'amagambo y'Imana. Muze guhuza ibyo ngibyo tumaze kureba n'amagambo yanditswe mu gitabo cy'Ibihamya by'Itorero, volume ya 4, paje 499. Ubu tugeze muri Yeremiya igice cya 52. Ndifuza ko bino byasobanuka neza. Ku murongo wa 4 haranditse ngo, nuko mu mwaka wa 9 wo ku ngoma ye, mu kwezi kwa 10, ku munsi wa 10 w'uko kwezi, Nebukadinezari umwami w'i Babuloni n'ingabo ze zose batera i Yerusalemu, barahagerereza, bahubaka ibihome impande zose. Ku murongo wa 5 haranditse ngo, nuko umurwa uragotwa, birinda bigeza mu mwaka wa 11 w'umwami Sedekiya. Nimurebe noneho ku murongo wa 6, murabona ko uwo murwa wari ugoswe na Babuloni. Ku murongo wa 6 haranditse ngo, mu kwezi kwa 4 ku munsi wa 9 w'uko kwezi, inzara iba icyago mu murwa. Maze ngo bigenda gute? Harakomeza ngo, inzara iba icyago mu murwa, kandi abantu bo mu gihugu bari babuze ibyo kurya. Ubwo rero igihe igihugu cyagoswe, inzara ihinduka icyago. Mbese ibyo birasobanutse neza? Mbese tubisomye muri Bibiliya? Mbese byatangiye kugenda gute mu buryo bw'umwihariko kuva ku itariki 11 z'ukwezi kwa 3 2020? Nimumbwire, ni mu buhe buryo abaturage ba Amerika n'ab'isi yose batangiye kubona inzara ibagikwira? Hatangiye kubaho ibura ry'ibiribwa. Ikindi ni iki? Iki ni igihe cyanyu, nimuvuge. Yego, ibiciro byariyongereye cyane bitewe n'uko abantu bakeneye ibintu ari benshi kandi bihari ari bikeya. Ikindi ni iki? Uburyo bwo gukwirakwiza ibiribwa nabwo bwaribasiwe. Ukarangura ikintu runaka ariko kikazakugeraho gitinze cyane. Ikindi, mu bubiko bw'ibiribwa nabwo nta byo kurya byari bikirimo, ibindi birimo bigenda bigabanuka cyane. Ibiribwa bicuruzwa nabyo byatangiye kugenda bibura. Ubwo icyo ni igihe cy'iki? Ni igihe cyo kugotwa. Kandi noneho nimunyumve neza, bitewe n'uko ahagendaga habura ibyo kurya ubu ngubu bari kugenda babisubizamo, turi gutekereza yuko ukugotwa kwarangiye. Mukomeze mukurikire, muraza kumbwira nyuma. Tugiye mu rwa kabiri rw'abami. Mu rwa kabiri rw'abami igice cya 6. Mbese ngo ni hehe? Ni mu rwa kabiri rw'abami igice cya 6. Ariko nimubanze murebe hano, baranditse ngo icyorezo cyakuyeho demokarasi ndetse no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Ubwo rero twaragoswe, turi mu kugotwa gukomeye. Iyi ni The Economist yabitangaje. Tujye mu rwa kabiri rw'abami igice cya 6. Mbese babyeyi, mureke mbabaze, mushobora kurya abana banyu? Mbese mwabazirika mukitegura kubabaga cyangwa se mukabihumuriza ngo mwumve ko baryoha? Mujye mu rwa kabiri rw'abami igice cya 6, murebe ku murongo wa 24. Haranditse ngo, hanyuma y'ibyo Beni Hadadi umwami w'i Siriya ateranya ingabo zose, arazamuka atera i Samariya arahagota. Umwana umwe hari yarandebye aribaza ngo, mbese ibyo wavuze mu kanya ni ibiki? Ati, mbese ababyeyi banjye bashobora gushaka kundya? Ubanza arimo aravuga ati, sinzasubira mu rugo rero.
No, they won't do that. ntabwo ari uko bizagenda, ntabwo bazabikora humura. Ariko mu gihe cya kera ibyo ngibyo byabayeho. Murebe ku murongo wa 25. Hagati aho ngaho i Samariya yari muri Isiraheli. I Samariya hari ku butaka bwa Isiraheli baturagaho. Igice kimwe cy'Abisiraheli cyaturaga i Samariya, ikindi cy'umuryango wa Benyamini kigatura i Buyuda. Noneho tujye ku murongo wa 25. Haranditse ngo, maze i Samariya hatera inzara mbi cyane, barahagota ndetse kugeza aho baguriye igihanga cy'indogobe, ibice by'ifeza 80, n'igice cya kane cy'agakondwe k'amahurunguru y'inuma kaguraga ibice by'ifeza 5. Mbese bari bageze aho barya indogobe? Ntabwo byari byoroshye namba. In other words, things were tremendously expensive. Mu yandi magambo, ibintu byari bihenze cyane rwose, kandi uko kwari ukugotwa. Tugerane noneho ku murongo wa 26. Haranditse ngo, bukeye umwami w'Abisiraheli anyuze hejuru y'inkike z'amabuye, umugore aramutakambira ati, ndengera nyagasani mwami. Ku murongo wa 27 haranditse ngo, aramusubiza ati, Uwiteka natakurengera, ibyo kukurengera ndabikura he? Ndabikura ku mbuga cyangwa ku rwengero? So why was she crying for help? None nuko yari uyu mugore yatakaga asaba ubufasha umwami, nta byo kurya yari afite, kandi ibyo bashyiraga mu mbuga ni ibihe? Ni ibinyampeke. What comes from the wine press? Ibyo bashyiraga mu rwengero nabyo ni ibihe? Ni imbuto n'imizabibu. Ubwo rero nta byo kurya byari bihari, nta n'imbuto zari zihari. None hagati aho ngaho ni iki tugomba gukora kugira ngo twitegure kuno kugotwa kundi, ndetse by'umwihariko mu gihe kigiye kuba kibikiri imbere? Ukwiye kwimukira aho wabasha kwihingira byibuze iby'ibanze, aho ushobora kuba watera imboga n'ibindi byo kwifashisha bisanzwe mu buzima. None ibihingwa by'ibanze ushobora gutera ubu ngubu ni ibihe? Mbwira nurangiza umbwire naho utuye. Ugomba kandi kwiga gusangira n'abandi. None ibihingwa by'ibanze uri gutera ni ibihe? Mbese n'ibishyimbo, abandi bati ni ibigori, abandi bati ni ingano, ndikumva n'ibindi bitandukanye. Dukomeze noneho hepfo ku murongo wa 28. And the king said unto her, what aileth thee? Haranditse ngo, umwami aramusubiza ati, ubaye ute? Umugore aramusubiza ati, uyu mugore yarambwiye ati, zana umwana wawe w'umuhungu tumurye none, ejo tuzarya uwanjye. Umurongo wa 29. Haranditse ngo, nuko duteka umwana wanjye turamurya, bukeye ndamubwira nti zana umwana wawe tumurye, none yamuhishe. Reka mbe ngarukiye hano. Murabona ariya maso yabariye abana ukuntu yatangiye kugira ubwoba? Reka nsubikire gusoma hano. Murabizi neza ibyakurikiyeho. Mbese ubu ngubu turi mu buretwa. Uyu ni umugabo ukomeye cyane muri gahunda za Papa witwa Antonio Guterres, akaba yarigishijwe n'abajezuite. Nimwumva amagambo yavuze. This year's food crisis is about lack of access. Ikibazo dufite uyu mwaka ni ukubura ubushobozi bwo kugura ibiribwa. Next year's could be about lack of food. Umwaka utaha bwo ikibazo tuzaba dufite ni ukuzaba tutanafite ibyo biribwa ubwabyo. All right. Have we been on a siege? Mbese ubu ngubu turi kugotwa, kandi n'ibiki birimo birabaho nko mu Buholandi? Amaleta ari kubuzanya guhinga. Ntabwo ndibuze kugaruka muri ibi ngibi ngo tubitindeho cyane, kuko nzi ko twigeze kubivugaho. Ariko hano igihari nuko bari gufunga inzuri zose ndetse naho guhingira hatandukanye. None bino bizakora iki ku bijyanye n'ibiribwa? Mbese kandi nuko Ubuholandi nabwo buri mu byibasiwe cyane, nuko ari cyo gihugu cya kabiri gitanga umusaruro mwinshi cyane mu isi mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Ibishyimbo benshi murya niho bikomoka, n'ibigori, n'ifu, n'imbuto, ndetse n'imbuto zo gutera. Ubwo rero ibijyanye n'ubuhinzi bigiye kuba bigoranye cyane. Ntabwo ndibuze gutinda muri ibi ngibi. Ubuholandi nabwo bamaze kubugota. Ushobora kuvuga uti, ariko pasiteri, njye ntabwo mba muri icyo gihugu. Uti nibera muri Amerika kandi mvuga Icyongereza cyangwa se Icyesipanyoro cyangwa Igifaransa n'urundi rurimi rwo ari rwo rwose. Nimwongere mwibuka aya magambo uyu mugabo yavuze. Agriculture contributes about 33% of all the emissions of the world. Ibikorwa by'ubuhinzi bifite uruhare rwa 33% rwo kongera umwuka uhumanya ikirere. Ubwo rero ko byagenda kose abahinzi hamwe n'ibikorwa byabo n'ibyo bakoresha byongera 33% byo guhumanya ikirere kose. Kandi turashaka kumanura umwuka uhumanya ikirere tukawugeza kuri 0. Ibi ntabwo rero dushobora kubigeraho keretse gusa abahinzi bose n'uburyo bwose bakoresha nabo nitubaha amabwiriza mashya nk'uburyo bwo gukemura kino kibazo. Bino bivuzemo yuko bashaka no kubuzanya guhinga cyangwa bakabishyiramo amategeko akomeye. Ibyo byose ngo ni ugukemura ibibazo byagaragajwe n'uriya muyobozi w'isi ufite gahunda y'imihindagurikire y'ikirere. Bino rero ni ukugotwa. Nimukomeze mwumve.
But with a growing population on the planet, we just crossed the threshold of 8 billion. Bitewe kandi no kwiyongera k'umubare w'abatuye isi, ubu tumaze kurenga umubare ukomeye cyane wa miliyari 8, biratuma umwuka uhumanya ikirere nawo ukomeza kwiyongera cyane, bigatuma n'ibyo abantu bakenera nabyo byiyongera. Ibyo rero birimo biraduteza ikibazo gikomeye cy'imihindagurikire y'ikirere. Nk'uko nabivuze mu kanya, kongera ibikorwa by'ubuhinzi mu isi ubwabyo bizatuma isi yiyongeraho dogere imwe y'ubushyuhe mu myaka mike igiye kuza. Abaturage nabo nibaramuka biyongereye, ikibazo kizikuba akarenga kabiri. Ibyo ngibyo bibayeho byatuma abarenga miliyoni 600 babura burundu ibyo kurya mu myaka mikeya igiye kuza. Ubwo rero ntabwo dushobora gukomeza guhumanya ikirere dushaka no gutunga abatuye isi icyarimwe. Ubwo rero tugomba kugabanya iyi mibare kugira ngo tubashe kwirinda ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere. Ni ukubera iki tudashaka yuko ubushyuhe bw'isi bwiyongeraho indi dogere 1.5? Ni uko twazaba tutagishobora guhangana n'ibibazo byavuka icyo gihe. So what must we do? None ubwongo icyo tugomba gukora ni iki? Ngo ni uguhagarika guhinga. Ino nkuru ya Insider baranditse ngo ubuyobozi bwa Biden bwemeye kujya butanga amafaranga ku bahinzi bo muri Colorado kugira ngo be guhinga bareke ubutaka bubeho mu gihe cy'amapfa akomeye cyane. Mbese murabona biri kuba? Ndaje tugaruke kuri Bibiliya. Ahangaha baranditse ngo icyorezo cyateje umugari ukomeye cyane mu byerekeranye no gukwirakwiza ibiribwa mu isi. It's a siege. Kuno rero ni kwa kugotwa twasomaga. Ikindi nababwira ni iki ngiki. Ukugotwa kuvugwa muri Bibiliya kugendana no kubuza abantu gukora ingendo. Go to 2 Kings 25. Mujye mu rwa kabiri rw'abami igice cya 25. Mbese tugiye hagana he? Mu rwa kabiri rw'abami igice cya 25. To compare scripture with scripture. Niwiga kwiga ibyanditswe byera ubihuza n'ibindi, uzabonamo ubwiza no kuzuzanya kw'amagambo abigize. 2 Kings 25, look at verse 2. Mu rwa kabiri rw'abami igice cya 25, murebe ku murongo wa 2. Ku murongo wa 1 havugamo ibya Nebukadinezari umwami w'i Babuloni ndetse n'ibikorwa bye, kandi uko ni nako bigomba kugenda kuri Babuloni ya kabiri. Haranditse ngo And the city was besieged. Nuko bagota uwo murwa kugeza ku mwaka wa 11 ku ngoma y'umwami Sedekiya. Verse 3. And on the 9th day of the 4th month. Umurongo wa 3 haranditse ngo ku munsi wa 9 wo mu kwezi kwa 4 inzara yabaye nyinshi cyane muri uwo murwa, abantu bo muri icyo gihugu babura ibyo kurya. Ku murongo wa 5 haranditse ngo hanyuma Abakaludaya baca icyuho mu nkike z'umurwa, And all the men of war, what now? ingabo zo muri wo zose zirahunga iryo joro. Mbese ngo bahunze ryari? Bahunze nijoro. Ntabwo bashoboraga kugenda ku manywa habona, bityo rero bagombaga guca icyuho bakagenda nijoro, kandi bagendaga babundabunda. Zica mu nzira yo mu irembo ryo hagati y'inkike zihereranye n'umurima w'umwami. The Chaldeans, Babylonians, were against the city. Abakaludaya bari bagose umurwa impande zose, umwami nawe aca mu nzira ya Araba. Ku murongo wa 5 haranditse ngo maze ingabo z'Abakaludaya zikurikira umwami zimufatira mu kibaya cy'i Yeriko, ingabo zose ziratatana ziramuhana. Umurongo wa 6 haranditse ngo nuko bafata umwami baramuzamura bamushyira umwami w'i Babuloni bamucira urubanza, abahungu be barabica nawe bamunogoramo amaso. Under a siege. Ubwo rero mu gihe cyo kugotwa gukora ingendo ntabwo biba byemewe. Ikije mu bwenge bwanyu ni iki? Ibyo twatangiye kubona ni ibiki? Who controls the food? Hano haranditse ngo ugenzura uburyo bwo gutanga ibiribwa agenzura iki? Agenzura abaturage. Is that in the Bible? Hold on there. None se bino biri muri Bibiliya? Ibi ngibi tubona mu isi byaba biri muri Bibiliya yuko ugenzura ibiribwa agenzura abantu? Revelation chapter 18. Mbese mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 18 kuva ku murongo wa 10 kugeza ku wa 14 havuga ngo iki? Havuga yuko Babuloni igenzura mudarasini n'iminzari n'imibavu n'amavuta meza n'amavuta ya elayo n'ifu y'ingenzi n'iy'amasaka n'amafarashi n'amagare n'imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo. Nimurebe ko ari amagambo asoza y'ubururu n'ay'umutuku. Ubwo rero ugenzura ibiribwa agenzura abaturage. Nuko bimeze inshuti zanjye. Ubu twamaze kugotwa, reka tugerageze twihute kubera ko igihe kirimo kiragenda. Noneho nimureba no makuru haranditse ngo Travel during what? The COVID-19 pandemic. Ibyerekeranye n'ingendo mu gihe cya COVID-19. Baranditse ngo mu gihe cy'icyorezo ibihugu n'ibice bitandukanye byinshi byashyizeho guma mu rugo, bibuza abantu kwinjira muri ibyo bihugu, ndetse n'andi mabwiriza atandukanye yerekeranye no gukumira ingendo. Ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye ku baturage baturuka mu bihugu byari byibasiwe cyane. Barakomeza ngo ibihugu bimwe byashyizeho amategeko agendanye no kubuza ibindi bihugu byose byo mu isi kuba abaturage babyo bakwinjira muri ibyo bihugu.
You can read the rest of that, friends. ibisigaye mwaza kuza kubisoma. None ubwo twatangiye kugotwa, May I ask you a question? kandi mureke nongere mbabaze, Did they say? mbese bavuze ko kiriya cyorezo cya COVID-19 cyagombaga kumara imyaka ingahe? How long? Yari imyaka ingahe? 3 years. Ni imyaka 3. Mbese mwari muzi yuko no kugotwa Babuloni yakoreye i Buyuda bwamaze byibuze imyaka 3? Go to 2 Kings 17 with me. Ni mujye mu rwa kabiri rw'abami, tugiye ku murongo 17. Bamwe muri mwebwe izi mpapuro zo mu gitabo nk'icy'abami, iyo tugiye kuzisoma usanga kuri benshi zitarigeze zibumburwa. Not so like Daniel and Revelation and Matthew. Usanga zitameze nk'izo mu gitabo cya Daniel n'ibyahishuwe cyangwa izo muri Matayo na Luka n'izindi zitandukanye. Ariko uyu munsi turaza gukomeza kwibanda kuri bino bitabo nka kino cy'abami n'ibindi. Ndatekereza yuko twaza kuza gukora isuzuma tukamenya niba ari uko bimeze cyangwa se atariko. Tugiye mu kanya kuza gusoma mu gitabo cy'abami. Ahangaha baravuze ngo icyorezo cyakuyeho ubwisanzure ndetse no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Noneho nimureba aya makuru. Ibi ngibi byatangajwe n'umwe mu bagize inteko nshingamategeko ya Amerika witwa Michelle Bochman. Yavuze ku bijyanye no kongera guhagarika ingendo kugiye kubaho. Ingingo ihari ni iyi ngiyi. Muribuka yuko bavuze yuko ibihe bidasanzwe by'icyorezo byarangiye mu minsi ishize. But now they're calling for a global digital health certificate. Ariko noneho ubu ngubu bari guhamagarira yuko habaho icyemezo rusange cy'isi yose cy'ubuzima kugira ngo yemererwe kugenda. None ubwo ibyo ngibyo ni iki? Ni ukugotwa. Ntabwo gahunda yabo yarangiye. Nimukurikirane neza aya makuru. Congresswoman Bachmann, tell us a little bit about what you experienced when you went to Geneva, Switzerland. Mudepite Michelle Bochman, tubwira ibyo uhuye nabyo ubwo wajyaga muri Switzerland mu nama y'ishami rishinzwe ubuzima mu isi, maze tubwire n'ibyaganiriweho muri iyo nama yari yakozwe. That there was an absolute bombshell. Nahumvise ibintu bitangaje cyane bishishana birimo yuko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bwamaze gukora pasiporo y'ikoranabuhanga ihuriweho izagenzura ubushobozi bw'abantu bwo gukora ingendo kandi kazajya imenya uko amakuru yacu y'ubuzima ahagaze. That global digital passport, which essentially would be a QR code. Icyo cyemezo cy'ubuzima gihuriweho n'isi kizaba kigizwe na bwa buryo bwitwa QR code bwemerera cyangwa bukabuza umuntu uburenganzira runaka hagendewe ku igenzura ry'ikoranabuhanga. Ikindi kandi kino cyemezo kikazajya gikoreshwa mu gushyira mu bikorwa amategeko arimo nko guhatira abantu gukurikiza amabwiriza yashyizweho n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima kugira ngo wenda wemererwe kugenda. Ubwo rero ni ukugotwa. Mbese muri kubibona ubu ngubu ukugotwa ntabwo kwarangiye. Kandi ubu ngubu turi mu ntangiriro z'ikindi kintu kidasanzwe kigiye kubaho. Uyu ni umugari ukomeye cyane wegereje. Nimureke dukomeze twumve. This has such profound consequences for every person on earth. Bino bizagira ingaruka kuri buri muntu wese utuye hano ku isi. Kubera yuko umugambi uhari ari uko buri muntu wese utuye ku isi azajya agenzurwa kandi akanategekwa n'amategeko y'ishami rishinzwe ubuzima mu isi. So what about your national sovereignty? None ubwo bimeze bite ku busugire bw'igihugu cyawe? Bimeze bite ku burenganzira bwite bwa muntu? Buzasiribangwa rwose. Ibyo ngibyo niko bimeze. Nimureke dukomeze dukurikire. And Monday it was announced that the WHO will take over the European digital passport. Itegeko ryaratanzwe ry'uko iri shami rishinzwe ubuzima mu isi rizajya rigenzura Uburayi rigashyiraho icyemezo rusange cyo kugenda cyemewe n'uyu muryango. Bavuze kandi yuko kino cyemezo kizahuzwa n'amafaranga azaba amaze gushyirwa mu buryo bw'ikoranabuhanga ndetse n'amakuru yawe y'ubuzima nayo ari mu ikoranabuhanga, kandi ko ubuzima bwacu bwose kugira ngo bwemere buzaba bushingiye kuri aya makuru ari mu ikoranabuhanga. Izi gahunda rero bavuze ko uburyo bwiza bwo kuzitangira ari ukuva muri ano mezi asoza uyu mwaka gukomeza. Are we on the siege? Mbese ubu ngubu turi kongera kugotwa? Igisubizo ni yego. Mbese nshuti, mutekereza ko ari iyihe mpamvu natekereje ko twakwigana aya masomo ya Bibiliya kandi tukanarebera mu mucyo birimo biraba mu isi kugira ngo biduhamirize ibyo ngibyo? Ni ukugira ngo tubone yuko igihe twigisha ibi ngibi biba atari amakuru adafitiwe gihamya, ahubwo ni ukuri kw'ibivugwa muri Bibiliya. Nimureke dukomeze twumve. WHO is proud today to launch the Global Digital Health Certification. Ishami rishinzwe ubuzima mu isi ryishimiye gutangaza ko rigiye gushyiraho icyemezo cy'ubuzima gihuriweho n'isi kizajya kigaragaza uko amakuru y'ubuzima y'abaturage ahagaze. Listen.
Nishimiye kubabwira yuko ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima rizatangira gushyiraho umwete kugira ngo aya mategeko y'icyemezo cy'ubuzima yubahirizwe. Friends, let's go now to 2 Kings, chapter 18. Noneho tugiye mu gitabo cya kabiri cy'abami mu gice cya 18 turebe ku murongo wa 9. How many years Mbese n'imyaka ingahe were God's people besieged for in the Bible? ubwoko bw'Imana bwagoswe nk'uko byanditse muri Bibiliya ni imyaka 3. Nimurebe hano muri Bibiliya ku murongo wa 9 haranditse ngo mu mwaka wa 4 wo ku ngoma y'umwami Hezekiya ari wo mwaka wa 7 wa Hosiya mwene Ela umwami w'Abisiraheli, The king of Shalumaneseri umwami wa Ashuri yazamutse atera i Samariya arahagota. Pause right there. Mureke tube duhagarariye hano. Mbese mwaba muzi indirimbo ivuga ngo First the Assyrians kingdom ruled the world. ubwami bw'Abisiriya bwabaye ubwami bwategetse isi, Then Media Persia. nuko haza ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi bwigarurira Babuloni, Then after Greece, nuko hakurikiraho Ubugiriki butwara amahanga yose burayategeka. Rome seized the scepter. Roma itsinda Abagiriki iyobora ubwami bw'isi yose. Indirimbo igasoza ivuga ngo Where are we today? mbese duhagaze hehe? Muze kureba iyo ndirimbo. Mbese yanditswe nande? Yanditswe na Berden. Did he begin with Babylon? Mbese yatangiye avuga ngo ni Babuloni? Oya, ahubwo yaravuze ngo ni Abasiriya. Ni ukubera ko Abasiriya hamwe na Babuloni amateka yabo muri Bibiliya arahuzwa cyane. So who come to verse number 10 now? Noneho tujye ku murongo wa 10 muri kino gice twasomaga. Mbese Abasiriya cyangwa se Babuloni bagose ubwoko bw'Imana mu gihe kingana iki? Nimureke dusome ku murongo wa 10 haranditse ngo 3 years. hashize imyaka 3 barahanesha. Ubwo rero kugotwa kwamaze imyaka 3. Mbese kiriya cyorezo cyo cyamaze imyaka ingahe? Mu gihe waba utabyumvise neza reka mbereke n'ibi ngibi. Yeah, no, that's exactly right. And I think our lives, it won't be a year from now. Ubuzima bwacu ntabwo buzongera kumera uko bwari bumeze mu mwaka umwe ugiye kuza uturutse ubu ngubu. Our lives will be completely upended, absent a miracle or an intervening hand. Nihatabaho igitangaza cyangwa se guhagarika iyi gahunda irimo irakorwa, We're looking at less than a year. ndababwira ko mu gihe byibuze cy'umwaka umwe uyu mugambi uzaba umaze gushyirwa mu bikorwa, aho icyemezo cy'ubuzima cyatanzwe n'ishami rishinzwe ubuzima mu isi kizaba kimaze guhatirwa abantu kugira ngo bemererwe kugira ibindi bongera gukora. Now, I'm not saying it's 1 year. God holds the time. Ntabwo ari njye uri kubabwira ko ari umwaka umwe bitewe n'uko Imana ari igena ibihe. But when are we to get ready? Ariko se tugomba twe kwitegura ryari? Ubu ngubu bitewe n'uko benshi muri twebwe barimo barareba cyane mu hazaza mu gihe ibyo bintu byamaze gutegurwa biri ahangaha imbere yacu. Noneho nimurebe hano ku itariki 11 z'ukwezi kwa 3 2020 nibwo ishami rishinzwe ubuzima mu isi ryatangaje yuko COVID-19 ari icyorezo. Noneho tariki 11 z'ukwezi kwa 5 2023 bavuze yuko ibyo bihe bidasanzwe by'icyorezo bigeze ku musozo. Aya matariki yanditse gutya barayakunda cyane, nko kuvuga tariki 11 z'ukwezi kwa 5 cyangwa se tariki 11 z'ukwezi kwa 3 cyangwa se tariki 11 z'ukwezi kwa 9. Rero nimureba hano kugotwa kwa mbere nako kwamaze imyaka 3. And now they're telling us Ubu noneho barimo baratubwira ngo icyorezo cyararangiye kandi ibintu byasubiye mu buryo. Nyamara nibiga Bibiliya ntabwo ari uko bimeze, kubera yuko kugotwa kugomba kubaho inshuro ebyiri. they are preparing to launch. Barimo baritegura kongera kuzana ikintu kidasanzwe mu isi. Mbese muzi n'ibindi, ngiye kugerageza gusobanura bino bintu mu buryo bworoshye neza kandi bwumvikana. Ubwo nibwo buryo butuma byumvikana neza. Pretty, right? How many times was Jerusalem besieged? Mbese n'inshuro zingahe Yerusalemu yagoswe mbere yuko irimburwa mu mwaka wa 70? Baba barazengurutswe inshuro zingahe? Twice. Ni inshuro ebyiri. What year first? Mbese bwa mbere bagoswe mu wuhe mwaka? Hari muri 67 bagoswe n'umugabo w'ingabo witwa nguki? Cestius. Witwa Cestius. Nuko mu buryo butunguranye yasubije inyuma ingabo ze, ariko ku bwa gahunda y'Imana. Nuko abayuda batangiye kuvuga bishima bati The besieged ukugotwa kurarangiye.
You see my point? Mbese muri kubona ibyo ndi kuvuga? Batangiye kuvuga bati rwose kugotwa kwarangiye, ariko bari basatiriwe n'undi mugaru ukomeye cyane uruta iyindi yose yabayeho. Nyuma hafi y'imyaka 3 n'igice yakurikiyeho haje umugabo w'ingabo Titus, And he set siege around the city. nuko yarongeye agota Yerusalemu, agota umurwa wose, kandi yarimbuye Yerusalemu mu buryo bugaragara. Nanone ubwo bagoswe inshuro zingahe? Inshuro 2 zose. Do you know that happened before? Mbese mwamuzi byabayeho mu bihe byashize? Nimwumve neza aya magambo. Bibiliya iravuga ngo mu kanwa k'abahamya babiri aba ari byo bijya bituma ukuri guhamywa. In the mouth of 2 or 3 witnesses, Binyuze mu kanwa k'abahamya babiri cyangwa se batatu nicyo kigomba gutuma ijambo ryose rikomezwa. go with me to Jeremiah chapter 37. Tujyane mu gitabo cya Yeremiya igice cya 37. Aha tugiye kureba ntabwo ari Yerusalemu muri 67 cyangwa se muri 70, ahubwo ni Yerusalemu mu gihe cya Zedekiya, In the time of Solomon's temple. mu gihe hari hakiri urusengero rwa Salomo. Nabwo Yerusalemu yagoswe inshuro 2, kandi nabwo byari imyaka 3. Where are we going to? Jeremiah. Mbese ngo tugiye hehe? Tugiye muri Yeremiya igice cya 37, turebe ku murongo wa 16. 37. Let's begin with Nimureke duhere ku murongo wa 5. Watch carefully. Nimusome mwitonze. Haranditse ngo hanyuma ingabo za Farawo zihaguruka muri Egiputa ziteye. My friends, let me tell you something. Nshuti zanjye mureke mbabwire iki ngiki, ntimuze gusinzira turi kwiga ibi ngibi. Uwo murongo urakomeza ngo nuko Abakaludaya, ubwo ni ukuvuga Babuloni, bari bagose Yerusalemu, Her tidings. bumvise izo nkuru bahera ko baragandura bava i Yerusalemu. Do you see what happened here? Mbese muri kubona ibyabaye hano? Mbese Yerusalemu yari yaragoswe? Igisubizo ni yego. Ariko noneho byagenze gute? Imana mu bubasha bwayo yohereje ingabo z'Abanyegiputa, And the Babylonians. nuko Abanyababuloni babyumvise baravuga bati mureke dusubire inyuma tujye guhangana n'Abanyegiputa. Mbese muri kubyumva neza? Ubwo bari bahaye ab'i Yerusalemu igihe cyo kwitegura no guhunga. Come to verse number 6. I wonder. Ibi ngibi biratuma nibaza ngo mbese n'icyo ab'i Buyuda n'ab'i Yerusalemu bavuze ubwo babonaga ingabo z'Abanyababuloni zisubira inyuma? When Antonio Gutierrez. Ubu twavuga ngo ubwo babonaga Antonio Guterres cyangwa se Tedros Adhanom batangaza ngo ubu turi kubabwira yuko icyorezo kirangiye. Mu yandi magambo bati dutangaje yuko ukugotwa kwacu kurangiye. Tujye ku murongo wa 6. Haranditse ngo maze ijambo ry'Uwiteka riza ku muhanuzi Yeremiya riti, uku ni ko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga ngo uko aba ariko muzabwira umwami w'i Buyuda That sent you unto me. wabantumyeho kumbaza muti, Go tell him, behold, Pharaoh's army. dore ingabo za Farawo zihagurukiye kubatabara, zizasubira muri Egiputa mu gihugu cyazo. And the Chaldeans shall what? Harakomeza ngo kandi Abakaludaya bazahaguruka ngo nibarangiza bakora iki? Batere uyu murwa, bazawutsinda bawutwike. Mbese muri kubibona neza ngo Abakaludaya cyangwa se Abanyababuloni bazagaruka bongere bagote. So why did God allow the Egyptians? None nuko iki Imana yemeye ko Abanyegiputa baza bakarogoya gahunda za Nebukadinezari? Niki cyatumye Abanyegiputa baza kwibasira Nebukadinezari? Kwari ukugira ngo haboneke igihe ku Bisiraheli bose kugira ngo bitegure, kuko hari hagiye kubaho kugotwa kwa kabiri gukomeye cyane. Kwari ukugotwa kudasanzwe kwa kabiri. Noneho nimwumve icyo ab'i Yerusalemu bavugaga ubwo babonaga ingabo za Babuloni zisubira inyuma. Ku murongo wa 8 haranditse ngo kandi Abakaludaya bazagaruka batere uyu murwa, bazawutsinda bawutwike. Ku murongo ukurikira haranditse ngo Thus saith the Lord. uku ni ko Uwiteka avuga ati, ntimwishuke ngo mwizere muti ukuri Abakaludaya bazatuvaho kuko batazahera. They were saying, no more pandemic. Ab'i Yerusalemu ubwo baravugaga bati nta kindi cyorezo tuzongera guhura nacyo. Bati nta kundi kugotwa kuzongera kutubaho. Imana irangije irababwira iti biraje kandi vuba. Iti kandi bizaba bikomeye cyane kuko noneho bazatwika umurwa wose. None ni ibiki bigiye kuza nshuti zanjye? Tukizirikanira isomo murebe mu ntambara ikomeye paje 30. Mu gice kivuga ngo irimbuka rya Yerusalemu haduhamirizayo ko kuva muri 67 ndetse no muri 70 Yerusalemu yose n'urusengero rwayo byari bimaze kugotwa kabiri, kandi ku nshuro ya kabiri noneho habayeho kurimbuka. Solomon's temple in Jeremiah. Urusengero rwa Salomo narwo muri Yeremiya 37 rwagoswe inshuro zingahe? Rwagoswe inshuro 2, noneho rurarimburwa. Abo rero ni abahamya babiri. None bizagenda bite mu gihe cy'imperuka? Nimwitegure kugotwa kungahe? Kugotwa kubiri.
nimwitegure rwose ukugotwa kubiri. Mbese twaba twarabonye ukugotwa kwa mbere? Have we gone through one? Twaba twarabonye ukugotwa kwa mbere? Igisubizo ni yego. None ubu ngubu dukwiye kuba turimo turakora iki? Mbese murimo murabona ibibaho mushingiye ku byanditswe byera? There shouldn't be any confusion. Nta rujijo na rumwe rukwiye kubaho, cyangwa se ko umuntu yavuga ati ibyo ni ibitekerezo byawe bwite. Ibi ngibi ni ibyanditswe muri Bibiliya. Abantu bajya bambwira bati ariko wihinduye umunyamakuru. Abo ngabo ndabasengera rwose. When it's based on scripture, iyo ushingiye kuri Bibiliya uhita ubona neza ko birimo biraba mu isi byerekana ko Bibiliya ari ukuri. Muri Yohana 14:29 Kristo yaravuze ngo ibi mbibabwiye bitaraba kugira ngo ubwo bizaba bibaye muzizere. where must we look to see those prophecies? None ni he dukwiriye kureba kugira ngo tumenye ko ubuhanuzi bwavuzwe bwasohoye? Mbese no kureba mu bitabo by'amateka cyangwa se no kureba mu bintu birimo biraba mu isi? No kurebera mu bintu birimo biraba mu isi. Uko niko konyine ushobora kumenya yuko ubuhanuzi bwasohoye. None mureke mbabaze kino kibazo nanone. Mbese hari uwabuze impamvu umuhanuzi Yeremiya yashyizwe mu nzu y'imbohe? Ntabwo nzi yuko Imana izemera yuko ikiza ari uko najya mu nzu y'imbohe kubwo kurengera ukuri. Why was Jeremiah put in prison? Ariko se no kubera iki Yeremiya yashyizwe mu nzu y'imbohe? Hari uwabuze impamvu? Ntabwo nababaza ikibazo kiramutse kitari mu murongo w'ibyo turimo turiga. None rero nimumbwire, mutekereza ko ari iyihe mpamvu umuhanuzi Yeremiya yashyizwe mu nzu y'imbohe bikozwe n'umwami w'i Buyuda? Come on now, what truth? None byatewe n'iki? Mbese icyo yigishaga ni iki? Ni ukubera ko yigishaga ukuri ko ari kugendanye n'icyo gihe. Topic, context. Reka tubishyire mu buryo bwiza. Ni ukubera ko yigishaga ngo A siege is coming. hari ukundi kugotwa gukomeye kwari kugiye kuza. Yarababwiraga ati mwabonye ukugotwa kwa mbere, ariko kwa kabiri kugiye kuza, kandi ko kuzazana kurimbuka kw'ibintu n'abantu. Maze umwami Zedekiya aramubwira ati rekera aho ngaho. Ati ntabwo dushaka kumva ibyo ngibyo. Ati ntidushaka kumva umuntu avuga ko agiye kongera kubaho ukundi kugotwa. None rero kubw'iyo mpamvu nimushyire uyu muntu mu nzu y'imbohe. Ati nimumucecekeshe. Tujye noneho muri Yeremiya 32. Ibyo ngibyo byakozwe n'abavugaga ko bari mu nzu y'Imana. Ntabwo ari abanyamahanga, ahubwo ni abavugaga ko ari ubwoko bw'Imana, cyangwa se n'abari mu rusengero. None ubwo wowe ibyo bazagukorera cyangwa se bazagerageza kugukorera ni ibiki? Look at verse 2. Nimurebe ku murongo wa 2 wo muri Yeremiya 32. Ku murongo wa mbere havuga ibya Nebukadinezari. Verse 2. For then Ku murongo wa 2 haranditse ngo nuko icyo gihe ingabo z'umwami w'i Babuloni nibwo zagose i Yerusalemu, and Jeremiah the prophet was shut up in the court of the kandi umuhanuzi Yeremiya yari akingiraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe iri mu rugo rw'umwami w'i Buyuda. Verse 3. Ku murongo wa 3 haranditse ngo kuko Sedekiya umwami w'i Buyuda yari yaramufunze. Wherefore dost thou prophesy and say, Umwami yaramubajije ati ni iki gituma uhanura utyo uti uko ni ko Uwiteka avuga ati dore nzatanga uyu murwa mu maboko y'umwami w'i Babuloni kandi azawigarurira? so why again did the king of Judah None nanone reka nongere mbabaze, ni ukwera iki umwami w'i Buyuda cyangwa se umuyobozi w'itorero yashyize Yeremiya mu nzu y'imbohe? he did not want to hear about a second siege? Ni ukubera yuko atashakaga kumva ibyerekeranye no kugotwa kwa kabiri. Tujye ku murongo wa 4 haranditse ngo nuko umwami abaza Yeremiya ati ni iki gituma uvuga ngo Sedekiya umwami w'i Buyuda ntazava mu maboko y'Abakaludaya, ahubwo azagabizwa umwami w'i Babuloni, bazavugana bahanganye amaso ku maso, kandi ngo umwami w'i Babuloni azamunogoramo amaso? In other words, you cannot stop. Mu yandi magambo, ntushobora guhagarika ubuhanuzi uko byagenda kose. Nimureke ngira ibindi mbabwira bishobora kurushaho kudukangura cyane. Abakurikiye kino cyigisho mu mutwe wacyo baravuga ngo ukugotwa kwa Babuloni. May I ask you a question? None reka mbabaze kino kibazo. Mbese Gomora ni iki? Ni umujyi wari uturanye n'uw'i Sodomu. When you're on the siege, Mbese ari mu gihe cyo kugotwa bagerageza gucecekesha ijwi ry'ubuprotestanti? Igisubizo ni yego. Mbese umwami Sedekiya we yakoze iki? Yaravuze ati nimureke dufunge uyu mugabo. what word is synonymous to the word siege? None ni irihe jambo rijya gusa n'irivuga ngo kugotwa?
ni ukuzitirwa. Go to Genesis 19 now. Nimureke tujye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 19. Mbese ngo tugiye hehe? Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 19. Ubwo turimo turabona muri ino si yose, yaba muri Amerika ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye by'isi, utagishobora gupfa kwigisha urwanya ibyaha. Ntabwo ndi kuvuga kurwanya abantu, ahubwo ndi kuvuga kurwanya ibyaha. Nk'urugero, ibyaha by'abatinganyi n'abandi bose bari mu itsinda ryabo, ngo nurangiza uhamagarire kwihana, bahindukire Yesu Kristo. Igihe kwigisha gutyo ari ikibazo mu isi, ugomba kumenya yuko ari mu gihe cyo kugotwa. Nimurebe ku murongo wa 4. Haranditse ngo, And before they laid down the men of the city, batararyama abagabo bo muri uwo mudugudu w'i Sodomu bagota iyo nzu. you see that? Mbese muri kubibona neza? Haranditse ngo, bagota iyo nzu abato n'abakuru bose bavuye ahantu hose ho muri uwo mudugudu. But that's not it. Look at verse number 5 now. Noneho nimurebe ku murongo wa 5. Haranditse ngo, bahamagara Loti baramubaza bati, abagabo binjiye iwawe muri iri joro bari he? Basohore turyamane nabo. Etc., etc. Skip on down to verse number 7. Nimugere noneho ku murongo wa 7. Loti yarababwiye ngo, bene data ndabinginze ntimukore icyaha kingana gityo. Nimurebe noneho ku murongo wa 9. Mbese basubije ngo iki Loti? Kugira ngo bamwemeze neza ko ari mu gihe cyo kugotwa, baramubwiye ngo nta burenganzira ufite bwo kurwanya icyaha dushaka gukora. Ku murongo wa 9 haranditse ngo, baramusubiza bati, have tubise. Batura urugabo rwaje rusuhuka, And he will needs be a what? none rwigize umucamanza wacu. What does a judge do? Mbese umucamanza akora iki? Atandukanya icyiza n'ikibi. Who made you a judge? Baramubwiye bati, ninde wakubwiye ngo uhinduke umucamanza wacu? Baramubwira bati, ceceka cyangwa tukugirire ibibi cyane biruta ibyo tugiye kugirira abo bagabo. None ubwo turi mu gihe cyo kugotwa natwe. Mujye noneho muri Luka igice cya 21 murebe ijambo kugotwa riri ku murongo wa 20. When you shall see Jerusalem compassed. Haranditse ngo, ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenye ko kurimbuka kwawo kuri bugufi. Ubwo rero natwe turi mu gihe cyo kugotwa, kandi kizagabanywa kubwo gukiranuka. Mujye no mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri mu gice cya 28. Hari ibyo nshaka kugira ngo dusangire bikeyamo aho ngaho, byerekana neza ko Yesu Kristo yahanuye ko hari ukundi kugotwa kuzabaho mu gihe cy'imperuka. Where are we going to, my friends? Deuteronomy. Mbese tugiye hehe nshuti zanjye? Tugiye mu gutegeka kwa kabiri igice cya 28. Bitewe n'uko igihe cyanjye kiri kugenda kandi kikaba kigenda cyihuta cyane, nimureke tugere muri ibyo ngibyo twihuse. Mu gutegeka kwa kabiri igice cya 28 umurongo wa 52. Ngiye kubasomera uyu murongo wose, noneho murambwira amagambo y'ingenzi murimo murumvamo. Ndetse ukuri guhari nuko amagambo Yesu yavuze muri Luka 21 ku byerekeranye no kugotwa yari ashingiye muri kino gice cyo mu gutegeka kwa kabiri. Look at verse 52. It says, Ku murongo wa 52 haranditse ngo, bazagota imidugudu yawe yose until thy high and fenced walls kugeza aho inkike z'amabuye zawe ndende zikomeye wiringiraga zo mu gihugu cyawe cyose zizaridukira. Bazasakiza imidugudu yawe yose yo mu gihugu cyawe cyose Uwiteka Imana yawe izaba yaraguhaye. Uzarya imbuto zo mu nda yawe, inyama z'abahungu bawe n'abakobwa bawe Uwiteka Imana yawe izaba yaraguhaye, kubwo kugotwa no gusakizwa ubwo abanzi bawe bazagusakiza. Mbese muri kubibona neza? And just in case you missed it, mu gihe waba utabyumvise neza, Bibiliya bisubiramo neza ku murongo wa 55. Nimurebe ku nteruro isoza y'uwo murongo. nothing shall be left in the sea. Kubwo ari ntacyo uzaba usigaranye kubwo kugotwa no gusakizwa, ubwo ababisha bawe bazagusakiza mu midugudu yose. Mbese muri kubibona neza? Niba kandi nanone utabyumvise neza, tugere hepfo ku murongo wa 57. Nanone havuga ibyo kugotwa no gusakizwa. What scripture comes to mind now? Mbese ni irihe somo rije mu bwenge bwanyu? Ni irihe somo rivuga ku bijyanye no gusakizwa? Ni muri Luka 21 umurongo wa 25, ahavuga ko hazabaho ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi ngo no mu isi amahanga azagenza gute? Azababara cyane. Nations under siege. Ubwo rero ibihugu byose nabyo bizaba byaragoswe, kandi kubw'ingaruka y'ibyo ngibyo abantu ngo bazagushwa igihumura no kwibwira ibyenda kuba mu isi. Kuko bizaba birimo birabaho bizabugwa biteye ubwoba cyane, ngo imbaraga zo mu ijuru nazo ubwazo zari kuzanyeganyega, nuko imitima y'abantu ishya ubwoba cyane. Go to Ecclesiastes chapter 9. Nimujye mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 9. Ngiye kubereka uwo Imana igiye gukoresha kugira ngo itabare abantu bari mu kugotwa. None Imana iravuga ngo, God is going to use
poor people and wise people. igiye gukoresha abantu b'abakene ndetse n'abanyabwenge. Mbese hari uwaba ukeneye ko twiga ibindi by'inyongera? Niba ntawe turasoreza ahangaha. Twebwe ntabwo tugendera ku gihe cyane, igihe ingingo twiga gitumvikanye neza. Nimureke noneho twihe iminota 10. Let's go to where now? Ecclesiastes. Tugiye mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 9 ku murongo wa 13. Nimurebe kuri uwo murongo wa 13 haranditse ngo, kandi nabonye ubwenge munsi y'ijuru bwambereye igikomeye. There was a little city and few men within it. Hariho umudugudu muto urimo abantu bake. Mbese ubwo ibyo birumvikana nk'itorero ryasigaye? Nimureke dukomeze. Hariho umudugudu muto urimo abantu bake, maze haza umwami ukomeye arawutera. Mbese uwo mwami ukomeye ninde? Mbese ntiyaba ari wa wundi wavuzwe muri Daniyeli 7 uhereye ku murongo wa 7 n'uwa 8 kugeza no ku 25? Ntimuzi iby'aka gahembe gatoya kakuze kagakomera cyane? Mwizibande ku murongo wa 19 kugeza ku 25 wa Daniyeli 7. None ubwo uwo mwami ukomeye ninde? Nimukomeze mwumve neza ahangaha. Kuri uwo murongo harakomeza ngo, uwo mwami arawugota awurundaho ibirundo byo kuririraho. Look at verse 15. Murebe ku murongo wa 15 haranditse ngo, nuko habonekamo umukene uzi ubwenge akirisha uwo mudugudu ubwenge bwe. Yet no man remembered that same poor man. Nyamara nta muntu wibutse uwo mukene. Mbega ibintu biteye agahinda. Buri mugabo wese agomba kumera nk'uyu muntu w'umukene. Kandi buri mubyeyi wese nawe agomba kumera nk'uyu muntu w'umukene. Mbese murabona impamvu dukeneye ibyigisho? Yaba hano turi cyangwa se ku ikoranabuhanga? Because the cities are being what? Ni ukubera ko imirwa yose irimo iragotwa. So who will stand up? None ninde ugomba guhaguruka akamera nk'uyu muntu w'umukene kugira ngo kandi akirishe abantu ubwenge bwe, kugira ngo aburire abantu bahunge kugotwa kugiye kubaho? Bibiliya iravuga ngo nta muntu witeye kuri uwo muntu w'umukene. Ariko nimushimire Imana ko yo ifite igitabo cy'iki, ifite igitabo cy'urwibutso. Look at verse 16. Nimurebe noneho ku murongo wa 16 haranditse ngo, mpera ko ndavuga ngo ubwenge buruta imbaraga. Tugiye kujya mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ahangaha kandi niho ngiye gusoreza icyigisho. Ngiye kuvuga ino ngingo mu buryo bwihuse kugira ngo tugere ku musozo. Iyo tugiye gusoza nkunze kuvuga ibintu byinshi nihuta, bityo bigatuma bimwe bitumvikana neza. Ariko nimureke mbabwire iki ngiki. Nizera yuko Imana igiye gushyira Amerika n'ibindi bihugu byose byo ku isi mu kundi kugotwa kwa kabiri. What do I mean by that? Mbese icyo nshaka gusobanura ni iki? Ndagira ngo mbabwire ngo aho kugotwa kubaye hose, Famine ensues. inzara itangira gutera ari nyinshi cyane. Mbese Imana izasuka ibyago bingahe mu isi? Izasuka ibyago 7 byose mu isi. Ibyo kandi bizashyira iherezo ku kugotwa kw'Imana ibikoze kuri ino si. What will happen to the fountain of water? Mbese niki kizaba ku migezi n'amasoko? Bizagenda bite kandi ku migezi minini n'imito mu gihe cy'ibyago 7? Mbese abanyabyaha bazaba bagishobora kunywa amazi? Oya, amazi azaba yahindutse amaraso. Mbese niki kizaba no ku zuba ubwaryo? Rizahabwa ubushobozi bwo kokesha abantu umuriro ukomeye. None ubwo bizagenda bite ku bihingwa? Izuba niriba rikomeye cyane kandi nta mazi ahari, hazaba hari inzara ikomeye cyane. Ibyo kandi rero ni ukugotwa. Mbese birumvikana neza, mu kirere kandi nanone hazaba iki? Hazabaho umwijima ukomeye cyane. And then the 7th plague is what? Mu cyango cya 7 hazabaho iki? Ntabwo gitangizwa no kugaruka kwa Yesu, ahubwo ngo ni ibibuye binini by'urubura bizikubita ku bantu. Mbese ibyo ngibyo birumvikana? Here's my last point. Go with me now. Revelation 20. Aho ngiye gusoreza rero ni ahangaha. Tujyane mu gitabo cy'ibyahishuwe. Mbese mwari muzi ko mu gihe cya nyuma rwose cy'amateka ya Satani nawe azagota Yerusalemu, uwo mumarayika waguye ntabwo ajya ahinduka. Satan does not change. Satani ntabwo ajya ahinduka. Bino biranshimisha cyane, atari uko nshimishijwe na Satani, ahubwo mbitewe n'uko Imana imenya iherezo rya byose kandi ikavuga iherezo mu itangiriro. And also he shows us the end. Ikindi kandi nanone itwereka iherezo mu buhanuzi kugira ngo itume dusobanukirwa neza naho duhagaze. Tujye mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 20 umurongo wa 7. Kuri uwo murongo haranditse ngo, iyo myaka 1000 nishira, Satani azabohorwa ava aho yari abohewe. Ndi kugenda nihuta. Kino gihe imyaka 1000 izaba irangiye kandi umuzuko wa kabiri nawo uzahita ubaho. Look now at verse number 8.
Nimurebe noneho ku murongo wa 8 haranditse ngo Satani azasohoka ajye kuyobya amahanga ayakoranyiriza intambara. Mbese ubwo kugotwa ni igihe cy'intambara? Igisubizo ni yego. Ndatekereza bimwe muragenda byumvikana. Ku murongo wa 9 haranditse ngo bazazamuka ukwira isi yose bagota amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa. Compass means what? None ubwo kugotwa bisobanuye iki? Bisobanuye kuzenguruka. The camp of the saints. Ngo bazagota amahema y'abera n'umurwa ukundwa, ariko bizabagendekera bite? Listen, instead of New Jerusalem, Mbese muri kubyumva neza? Mu cyimbo cyo kugira ngo umurwa Yerusalemu cyawurimbuke, nk'uko byagenze mu gihe cya Nebukadinezari ndetse no mu gihe cya Titusi, murankurikiye, ubu noneho Imana izarinda umurwa Yerusalemu, abawugose baba ari bo barimbuka. Icyo gihe kandi Satani azarimburwa. Uwo niwe Satani kandi wayoboye kugotwa kwa mbere kwa Yerusalemu no kugotwa kwa kabiri. Nsigaranye iminota 5 gusa. None icyo twe dukwiye kuba dukora ni iki? Reka tubiganireho muri ino minota mike isigaye. Ni gute dukwiye kuba twitwara muri kino gihe dusatiriye umugari ukomeye cyane ariho kugotwa kwa kabiri? Ndagira ngo turebe amateka aboneka mu gitabo cya Daniyeli. Nimureke tujyane muri Matayo 24. Iri somo riraza kumvikana neza byagutse mu bitekerezo byanyu. Nimureke ku murongo wa 14. Yesu Kristo yaravuze ngo imperuka izaza ari uko ubutumwa bwiza bubwirijwe mu isi yose. Ku murongo wa 15 noneho haranditse ngo ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera. Mbese ayo magambo asobanuye ngo iki? Arasobanuye ngo ubwo muzabona ingabo z'umwanzi zihagaze ahera. Mu yandi magambo ubwo ibyo bisobanuye iki? Bisobanuye ukugotwa. Does it make sense to you now? Mbese noneho biri kumvikana neza? Byaba biri kumvikana neza? Ibyo byari bisobanuye kugotwa. None twe niki tugomba kuba turimo turakora muri kino gihe dusatira kugotwa kwa kabiri? Niki cyanditse kuva ku murongo 16 kugeza ku murongo wa 20? Tugomba kuba turimo turahungira cyangwa se twimukira he? Ni mu cyaro, ni kure kandi mu misozi. Wambaza uti mbese byagenda bite niba mu gice ntuyemo cyangwa se mu gihugu cyanjye hatarimo imisozi cyangwa se ibyaro nyabyo? Ubwo rero uzahungiraho biri. Kandi ku murongo wa 20 havuga ko tugomba kwitondera uwuhe munsi? Ni umunsi w'isabato. None ndagira ngo mbabaze kino kibazo. How many years did Nebuchadnezzar besiege Jerusalem? Mbese Nebukadinezari yagose Yerusalemu imyaka ingahe? Ubwo ndavuga mu gihe cya Daniyeli ni imyaka ingahe? Okay, you see? Umwe arasubije ati ni imyaka 4, ariko yakishe. No, 3 years. That's good. Ni imyaka 3. Abavuze gutyo babikoze. Muri Daniyeli igice cya mbere umurongo wa mbere havuga Nebukadinezari agota Yerusalemu. Kandi yahaguse imyaka ingahe? 3 years. Yahaguse imyaka 3. Noneho nimurebe mwitonze. Mbese natwe twaragoswe? Igisubizo ni yego. None ikindi kibazo kimwe nababaza ni iki ngiki. Mbese Daniyeli yaryaga iki mu gihe cyo kugotwa? Yaryaga ibikomotse ku bimera gusa. None twe tugomba kurya iki mu gihe cyo kugotwa? Natwe ni ibikomotse ku bimera gusa. Kandi tugomba kwimukira aho Uwiteka yateganyije. Amen. Noneho nimwandike mu gitabo cya Daniyeli igice cya mbere umurongo wa mbere, uwa 5 n'uwa 8 kugeza kwa 12. Ndavuze ngo ni umurongo wa mbere, uwa 5, uwa 8 n'uwa 12. Aho bavuga yuko yaryaga ibikomotse ku bimera gusa. Okay. What happened in Daniel 3? Mbese byagenze bite muri Daniyeli igice cya 3? There was a law forcing people to worship the image. Hatanzwe itegeko ryo kuramya igishushanyo. None nababaza kino kibazo, mbese ubupapa nibugaruka bugiye kongera kugota ku nshuro ya kabiri muri kino gihe cy'imperuka, uzahatira isi yose kugenza gute? Kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. And who is the image of the papacy? What nation is the image? Kandi igihugu cyavuzwe nk'igishushanyo cy'inyamaswa ni ikihe? Apostate Protestant. Ni ubuprotestanti bwaguye. Uko niko Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi bivuga. Mbese twiteguye kugotwa ku nshuro ya kabiri? None se byagenze bite muri Daniyeli igice cya 6? Kandi nabwo bari baranyazwe. Hatanzwe itegeko ry'uko nta wundi muntu bagomba kuramya uretse umwami gusa. Ariko se Daniyeli yakoraga iki? Yasengaga buri munsi. Mbese yasengaga inshuro zingahe ku munsi? Inshuro 3 ku munsi. Buri wese muri twe natwe agomba kugira iyo nararibonye. Tugiye noneho mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri mu gice cya 20. Noneho dusoze. Mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri turasoma isomo rimwe hanyuma dusenge.
Look carefully at verse 19. Nimurebe ku murongo wa 19. Buri wese ndagira ngo yitondere cyane umurongo wa 19. Ku murongo wa 19 haranditse ngo, When thou shalt besiege a city a long time, numara igihe kirekire cyane ugose umudugudu ukarwanira kuwutsinda, ntuzatsembeshe intorezo ibiti bya benewo, kuko byagutungisha imbuto zabyo, ntuzabice. Igiti cyo mu murima mbese nacyo ni umuntu byatuma ugitera nka wa mudugudu. Ubwo hano bavugaga iki? Bavugaga ibyo kwimukira mu cyaro and a plant-based diet. ndetse no kurya ibishingiye ku bimera gusa. Iri rero ni isengesho dukwiye gusenga uturutse ubu ngubu kugeza igihe kugotwa kwa kabiri kuzaba gukomeye cyane. And God is going to allow the devil Kandi Imana igiye kwemerera Satani n'ubupapa n'abatunzi babwo kugira ngo bakongeze uko kugotwa kuyikube 7. Go to 1 Kings 8. We close right here. Tugiye mu rwambere rw'abami igice cya 8. Aho niho turi buze gusanga rya sengesho It's also kandi riratureba twese. look at verse number 37. Nimurebe ku murongo wa 37. Aho niho tugiye gusoreza. Walk out. We close right here. 1 Kings, what chapter? 8. Look carefully now at verse number 37. Nimurebe mu rwambere rw'abami igice cya 8 umurongo wa 37. Haranditse ngo, inzara nitera mu gihugu. Mbese icya mbere bavuze ni iki? Ni inzara. Mwari muzi yuko ibyo bagiye kuvugamo hano byose biri muri Matayo 24. Reka dukomeze dusome. Haranditse ngo, inzara nitera mu gihugu, cyangwa icyorezo, cyangwa kurumbya, cyangwa gikongoro, cyangwa inzige, cyangwa akagungu, cyangwa ababisha nibo bagotera mu gihugu kirimo imidugudu yabo, ngo nibagenza bate? Ibyo birasobanuye ngo nubona icyorezo ndetse n'inzara no kurumbya n'ibindi byose, ubwo umwanzi aba arimo arakora iki? Aba arimo aragota. Mbese bino turi kubibona mu gihe cyacu. That's the purpose of the famine and the pestilence. Uyu ni wo mugambi w'inzara n'ibyorezo biri mu isi, ni ukugota abantu. Nimureke dukomeze dusome. Haranditse ngo, cyangwa ababisha nibo bagotera mu gihugu kirimo imidugudu yabo, nubwo hazatera icyago cyose cyangwa ikindi cyorezo. What prayer or supplication Maze umuntu wese akagira icyo agusaba cyose yinginze, or by all thy people Israel, cyangwa ubwoko bwawe bw'Abisiraheli bwose, which shall know umuntu wese uzajya yimenyaho indwara yo mu mutima we, and spread forth his hands toward this house, akarambura amaboko ye yerekeye iyi nzu, ni uko ujye wumva uri mu ijuru, thy dwelling place, and forgive. ari ryo buturo bwawe, ubababarire, utegeke witure umuntu wese ukurikije ibyo yakoze byose, wowe uzi umutima we, kuko ari wowe wenyine uzi imitima y'abantu bose, kugira ngo bakubahe iminsi yose bazamara mu gihugu wahaye ba sogokuruza yose bakiriho. If they are going through famine, Ubwo rero nihabaho inzara cyangwa se ibyorezo, mu yandi magambo imibereho igenda nabi, ngo niba kugarukira kandi bamaramaje, niba kugarukira mu isengesho kandi binginze, badahanze amaso iriya Yerusalemu iri mu burengerazuba bwo hagati, ahubwo bahanze amaso hehe? Mu buturo bwera bwo mu ijuru. Haranditse ngo ni uko ujye wumva uri mu ijuru, maze ubababarire ibyaha byabo, bitewe n'uko nyine tuzaba twayiyeguriye, kandi ngo izajya iduha ibyo dukeneye byose. it doesn't matter how much you have to store up. Ntabwo kurokoka kwacu gushingiye mu byo tubika, kuko Imana yasezeranye ko izakora ibitangaza kandi izagufasha mu bushobozi bwose ufite, ariko byose bitangirira mu guhinduka. Mbese mwumvise neza ibyo twize uyu mugoroba? Mbese muri kubona neza ko turi mu gihe cyo kugotwa? Kugotwa kwa mbere kwabayeho, none ubu twatangiye kugotwa ku nshuro ya 2. Imana iduhe gusanga twiteguye. Niyo mpamvu igihe twigisha twiga no kwitegura. Buri munsi wose ushyira imbaraga mu kwitegura, bwaba mu buryo bw'iby'umwuka ndetse n'ibigaragara Imana yasabye. Ushyira imbaraga nyinshi muri ibyo ngibyo, kandi ntushingire ku mubare w'amafaranga ufite, ahubwo ushingire mu kwizera ufite ku Mana. Imana nayo izihesha icyubahiro. Twese dushobora kurokoka kandi tukazagera mu ijuru turamutse tubishatse. Ubwo dusenga, Imana iduha imbaraga zo kuzigisha abo tuzigisha mu ivugabutumwa ry'ejo, kuko nabo bakeneye gusobanukirwa neza yuko bamaze kugotwa. Kandi umurimo wo kwitegura ni uwuhe? Ni ukwakira agakiza k'Imana, kandi bakiga kugira ubwenge n'imibiri mizima, ndetse by'umwihariko bakaba batuye n'ahantu hazima. Ikirenze ibyo ngibyo, buri wese agasanga mugenzi we kugira ngo amwigishe. Nimureke dufatanye gusenga muri uyu mwanya. Father in heaven, Data uri mu ijuru, we're thankful for this Bible study. tugushimiye kino cyigisho cy'uyu munsi. It was truly a revelation. Kwari uguhishurwa mu by'ukuri ndetse no kumurikirwa guturutse ku Mana.
May we not just be readers and hearers of your word. reka twe kuba abasoma n'abumva gusa ijambo ryawe, ahubwo tuba abakora ibihuje n'ubushake bwaryo. Ndasenze kugira ngo aya magambo twize adukangure, adufashe mu kwitegura dushyizeho umwete, ndetse no gukora ivugabutumwa dushyizeho umwete. Keep us faithful. Uduhe kugumya turi abizerwa, kandi turabigushimiye kubwa rino sengesho wandikishije, kuko harimo ibyiringiro by'uko niduhindukira tukagusanga dusenga mu gihe cy'ibyorezo n'inzara cyangwa se mu gihe cyo kugotwa, wasezeranye yuko uzatwumva uri mu ijuru, kandi kuzadukiza, kandi kuzanaduha ibyo dukeneye byose. Ubwo rero dufite ibyiringiro muri wowe. Urakoze kubwo twumvise, kandi urakoze kubwo dusubije, ndetse udutegure mu gikorwa cy'ivugabutumwa dufite ejo. Yaba twebwe bari aha ngaha, ndetse n'abandi bose bifuza gukora umurimo wawe bari mu bice bitandukanye by'isi. Udufashe kugira ngo tubashe kugeza umucyo wawe ku bandi bose batuye mu isi. Urakoze kandi turagushimiye. Tugusabye no kudutegura mu minsi yose isigaye, kugira ngo tumenye amabwiriza yawe n'icyo tugomba gukora, bityo tube twiteguye kandi tugutegereje tudatinya. Thank you for hearing us. Thank you for answering. Urakoze kubwo twumvise, kandi urakoze kubwo dusubije, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.